bakunzi banjye ba Pastor Iba Official, mwiriwe neza. Nishimiye kongera kubana namwe aho muri hose. Ndabaramutsa cyane. Ndabizi ko hari abishimye n'abandi bafite ibibazo, ariko uyu mwanya ni uwacu nk'umuryango. Uyu muyoboro so kwigisha gusa, ni uwacu nk'umuryango wo kuganira, kwiyubaka no gufashanya. Uyu munsi ndashaka tuganire ku kamaro ko gusenga no kuganira nk'umuryango. Hari igihe mu ngo hacika itumanaho, buri wese akigira mu bye, ariko ijambo ry'Imana riduhamiriza kuba umwe, gusengera hamwe no kuganira mu rukundo. Iyo umuryango usengera hamwe, amahoro ariyongera, abana biga indangagaciro nziza, n'ibibazo bibonerwa ibisubizo. Mu by'ukuri hari ushobora kwibwira ati iwacu ntibyoroshye, ndabizi, ariko tangiza intambwe nto, ijambo rimwe ry'urukundo, isengesho rigufi cyangwa ikiganiro kigufi. Abantu benshi bagira umuryango, ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo babonera umwanya wo kwicara ngo bakore ibintu by'ibanze. Kandi ikintu cy'ibanze cya mbere ku muryango ni ukwicara hamwe, bagahura, bakarebana amaso ku maso. Iyo igihe umuryango warebanye amaso ku maso, babasha kwiyumvanamo, ndetse bamara kwiyumvanamo n'ikiganiro bazamuye bakaba bagihuza. Ariko umuryango w'uyu munsi, umwe atinda kuva ku meza, ahita yirukira mu buriri agafata telefone, cyangwa se niba bari ku meza umwe afite telefone n'undi afite telefone, ugasanga abantu benshi bibere ku matelefone barahuza. Ariko telefone ntabwo ari mbi, ni nziza, kuko idufasha kubaho mu buzima bwo kumenya hanze uko hitwaye n'uko hameze. Ariko nanone mubyeyi, wowe nkurikiye umwanya, ujya wibuka ko umuryango wawe uri mu biganza byawe, ujya wibuka ko umuryango wawe ari ishema ryawe. Igihe cyose umuryango wawe udahuje, amakosa ni ayawe. Tangira uyu munsi utekereze, ni gute nkwiye gufata umuryango wanjye nkawuhuza, ukongera ukaba umwe. Nubwo wari waratatanye, ariko ukongera ukaba umwe birashoboka. Iminota mike n'umwanya mutoya. Isengesho ni ikintu gikomeye cyane gihuza abantu, kandi kikabaremamo urukundo. Nubwo basaga naho muri bo basa n'abatatanye, bakongera bakagira urukundo. Reka mabwire ibyiza byo gusenga nk'umuryango. Iyo umuryango usenga, icya mbere bihuza umuryango, bituma habaho urukundo, ubwumvikane n'ubwizerane. Icya kabiri, bitoza indangagaciro nziza. Abana biga kubaha Imana, kubahana bo ubwabo, ndetse n'abaruta n'abo baruta, no kwicisha bugufi. Icya gatatu, bitanga amahoro. Isengesho rigabanya amakimbirane n'imihangayiko mu muryango. Umuryango ugira icyerekezo kimwe gishingiye ku Mana. Iyo umuryango udasenga, bagira ingaruka nyinshi. Babura ubumwe n'ubwumvikane, kubera ko nta hantu bahurira ngo baganire, bagire ikibahuza. Kabiri, abana bashobora gukura badafite indangagaciro zihamye. Mu bihe bikomeye, umuryango ushobora kubura imbaraga zo kwihangana. Inama nagira umuryango, cyangwa se ufite umuryango, mujye musenga buri munsi, niyo byaba iminota mikeya irahagije. Fata umuryango wawe uwuhuze, mufate umwanya mutoya, musenge, murebane mu maso, mufatane mu biganza nk'umuryango, musenge. Gerageza abakuru, abatoya, bose bitabire, nta n'umwe uvuyemo. Kandi nimusenga, mujye musengera ibibazo by'umuryango, mubivuze mu mazina, buri muntu wese yumve. Mujye muganira ku ijambo ry'Imana mu buryo bworoheje. Icyanyuma, murangwa n'urukundo n'icyerekezo mu byo mukora. Ndabashimiye ko mwakomeje kubana nanjye. Niba izi nama cyangwa se amagambo yagushimishije, ntugende udakoze like, ndetse utange igitekerezo muri comment, utubwire wowe umuryango wawe umeze ute. Ese mujye mubibasha, muricara mugasenga bigakunda? Tuzasubira mu nama z'ubutaha no mu biganiro byacu bitaha.